nyemera twongere tuganire. Amos Niyibizi niyo mazina. Ndacyari umugabo wo guhamya ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Mfite icyo nshingiraho mbivuga ko ari umukiza w'ubugingo bwacu, nuko yatubabariye ibyaha natwe akatugira abana tutadukwiriye kuba abana, akatugira abantu tutadukwiriye kuba abantu, akatugira abo kwizerwa tutadukwiriye kwizerwa, ariko Imana iratuzirikana. Reka nongere nyishimire Imana yacu nishimwe. Nawe yarakuzirikanye, nawe yabanye nawe, ahari hari igihe ubyibagirwa, ariko uzasubiza amaso yawe inyuma mu rugendo rwawe, mu minsi umaze kuri iyi si, niyo yabanye nawe. Hari byinshi byagomba kuguhitana, ariko Imana irakurinda, Imana irakurengera, Imana irakuzigama. Hari icyatumye ikuzigama kugira none, hari icyatumye ikurinda kugera uyu munsi, igufiteho umugambi. Haleluya. Kandi igufiteho umugambi mwiza. Abandi barapfuye, wowe urasigara, nawe ujya wibuka abo umaze guherekeza, urugendo rwabo rurangiye ukabaherekeza ukagaruka, ejo ugasubirayo ukagaruka, wibaza iki? Ntabwo uri mwiza kurusha abandi, ntabwo ndi mwiza kurusha abandi, ahubwo ni ubuntu bw'Imana. We wagiriwe, nanjye nagiriwe. Muri mbyuzi umwuka aravuga ngo ubuntu bw'Imana butangaje. Ubwo buntu bw'Imana butangaje nibwo bwakurinze kugera uyu munsi. Ujye ubwirahira uri mu bandi, tukirata ubwenge bwawe, ujye uvuga ngo hari undinze. Tukirata amashuri, ahubwo ujye uvuga ngo hari utumye mbaho. Amashuri ntiyakubeshaho, amafaranga ntabwo yatuma ubaho. Oya, kuko hari n'abayafite benshi, ariko bagiye bayasiga baragenda. Ntabwo imitungo utunze yatuma ubaho neza, ariko Data atuma ubaho neza, akaguha amahoro yo mu mutima, ukajya unezerwa aho wari ukwiye kubabarira, ariko akakunezeza. Ngicyo icyatumye tumukomeraho, tuba twaramuvuyeho, kuko ibyatumaga tumuvaho byari bihari, tukamuvaho burundu, ariko dushingiye ku neza ye tugaruka bwangu twihuta. Turacyari mu buntu bw'Imana. Sinagiye uteka Imana yacu nishimye. Kandi icyo nakundiye Imana yacu, nta njyura ishyiraho. Iyo tugarutse iratugarukira. Aho abandi ugaruka bakagucurira, ariko iyo nta njyura ishyiraho. Hari uwaririmbye aravuga ngo iyo turyamye dusinziriye, cyangwa iyo tugenda mu miyaga, turindwa n'imbabazi zayo, turindwa n'imbabazi za Yesu. Kuba turiho ni kubwayo, kuba turiho ni kubwa Yesu. Kuba turiho ni kubw'ubuntu bwayo, ni ku mbabazi zayo yatugiriye. Ahari amateka yacu aba yaribagiranye, muri isi y'abazima tuba twaravuyeho, ariko Data araturinda kugera uyu munsi, aracyaturinze. Imitego y'abanzi aradusimbutsa, umunsi ukaza undi ukira, undi ukaza, undi ukira, undi ukaza, ariko Yesu we, shima mwami wanjye warakoze cyane. Tugategwa imitego y'abisi bakayidutega, ariko Data akaturengera, akatuzigama. Niwe utuzigama, ntabwo ari ubwenge bwacu. Oya, ntabwo ari amashuri. Hari undi warimye ngo ntabwo ari uburanga cyangwa amashuri cyangwa icyubahiro bigitumye ukiriho. Abandi beza kukurusha, bamwe bakora impanuka, abandi bari mu bituro, mbese iki watanze? Abandi beza kukurusha, bamwe bakora impanuka, abandi bari mu bituro, mbese iki watanze? Ntacyo, ubwo n'ubuntu wagiriwe, koreshe neza nshuti yanjye. Cy'Uwiteka gushakaho ni gukiranuka ukamwumvira. Ngicyo icyo Uwiteka gushakaho, ni gukiranuka ukamwumvira gusa, nawe akakurinda ibihe byose, akakurinda ibyo uzi, akakurinda n'ibyo utazi, akakurinda ibyo wibuka, akakurinda n'ibyo utibuka. Wakwereka imitego y'abantu adukiza, wakwereka imigambi y'abantu arogoya, wakwereka inama waducira bwihishwa, ariko akaturengera, akatuzigama. Mwene Data, haleluya. Dushimira umwami wacu, tumushimira ko bukene ko bwije, tukongera kumukoza isoni,
kuko yaratuzigamye n'uyu munsi aracyatuzigama, aracyaturengera, ntabwo azarorera kuturengera yo kabyara. Ni umubyeyi, ni umubyeyi. Turamushimiye. Haleluya. Turamushimiye umwami wacu n'intwari ku rugamba. Nyemerera tuvuge ngo umwami warakoze cyane kutuzigama, tuvuge ngo umwami wanjye warakoze kutuzigama. Ariko nyemerera pe ntukagenda kuri subscribe kuri iyi channel ya YouTube kugira ngo ubwami bw'Imana tugume tubwagure, bugere kure, abari kure n'abari hafi bajye bumvira ijambo ry'Imana, bumvira ijambo ry'ihumure kuri iyi channel ya YouTube, bumvira indirimbo zitandukanye kuri iyi channel ya YouTube, bumve ubuhamya bugiye butandukanye bunyuze kuri iyi channel ya YouTube yitwa Inshuti ya Bose, Inshuti ya Bose TV. Inshuti ya Bose TV. Nawe ufite igitekerezo wadusangiza, watwandikira kuri 0782 377 857. Ukeneye ko tuganira, ukeneye kutugira inama, watwandikira kuri iyo nimero 0782 387 857.